Reka tubasuhuze bakunzi ba radiyo yacu na televiziyo Inoka Kivu News. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bitandukanye aho tubafitiye umutumirwa. Ni umutumirwa mumenyereye mu biganiro, mu kiganiro cyangwa se kuri channel yitwa Menya Amateka. Yasuye radiyo na televiziyo yacu Inoka Kivu News, aho turi buze kugirana ikiganiro kubijanye n'amatora aburaho ukwezi kumwe muri Kongo ngwabi. Turaza kuganira ku bakandida biyamamaza muri Kongo, abakandida bane biyamamaza barimo Perezida usanzweho Felix Tshisekedi, harimo Moise Katumbi, Dr Denis Mukwege ndetse na Martin Fayulu wiyamamaje mu matora y'ubushize akaza gutsindwa mu buryo butavuzweho rumwe n'abantu benshi. Rero umutumirwa wacu watangira wivuga ukurikiye radiyo yacu na televiziyo, ukabasha kumenya uwo tuganira nubwo benshi bakuzi. Ngombwa ko wivuga. Ijambo ni iryawe umutumirwa wacu. Urakoze kumpa ikaze hano muri studio zanyu z'Inoka TV. Uko wabivuze, kubera ko naje mfite channel, abantu benshi baramenyereye, usibye ko yenda bashobora kuba hari abamenyereye ku ijwi, ariko rimwe na rimwe hari n'igihe byenda bambona ku mavideo amwe namwe. Rero mazina yanjye nitwa Munezero Willy, nkaba ngira channel naje yitwa Menya Amateka nk'uko wabivuze. Murakoze cyane. Mbibutse kuko uyoboye ikiganiro nk'ibisanzwe ninjye Kagigi Marcel. Rero umutumirwa wacu turahera kuri Perezida Bwana Felix Tshisekedi usanzwe urangije imanda y'ubushize. Uraza kugira ico umuvugaho ku mahirwe afite yo kongera kuyobora ino manda, niba yafite se cyangwa niba atayafite. Uraza kutubwira ubusesenguzi bwawe kubibona. Ijambo ni iryawe. Murakoze cyane kuri iki kiganiro wateguye. Ni ikiganiro cyiza kivuga inkuru igezweho, kuko ibijyanye n'amatora ni ibintu twavuga ko niyo nkuru ikomeye hari hamwe n'intambara wenda zibera muri Nord Kivu, ariko ikintu kijyanye n'amatora mu by'ukuri kiri hafi. Niyo mpamvu kukivuga hari ngombwa buri wese akavuga uko abyumva mu busesenguzi bwiwe. Mu by'ukuri njyewe mbona Felix Tshisekedi mbona afite amahirwe yo kuba yatwara ino manda yindi, bitewe n'uko ubwanje habe n'amatora sinzi, ni 50-50 mugani w'Abongereza. Afite amahirwe yo kuba agera muri 50 na 50 yo kutaba, bitewe n'uko ubona mu gihugu bimeze. Igihugu kirimo intambara, intara za Sud Kivu na Nord Kivu ndetse na Ituri. Amatora naba ibice bimwe by'izo ntara ntibizatora. Simbizi rero nimba bazahumiza bagatoresha abandi bagasiga ibyo bice, ubwo nibo bazafata umwanzuro. Ariko nibaramuka amatora nyine bahumirije bagatoresha ibyo bice bindi, ibyo bice aho bishoboka, usibye ko naho ubona nta myiteguro mu by'ukuri, n'ahatari intambara sinzi ko bakwitegura muri iyi minsi mikeya isigaye. Byenda ibikoresho byose by'amatora, ibijyanye n'amarise y'amatora ni byinshi, sinzi ko byaba byapanzwe neza bigategurwa ku buryo amatora yazagenda neza. Ariko dusipoze ko wenda bibaye. Sorry ndakurogoye mu ijambo, ntaguciye mu ijambo. Amatora yarahari. Tugendeye ku ijambo Felix Tshisekedi yagiranye n'abanyamakuru bamuhajije ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga kuko nyine bamuhaza ko ibice byinshi byigaruriwe na M23, nka ziriya teritwari zitatu, Nyiragongo, Masisi na Rucu. Ahanini inyeshamba nizo zihafite nk'uko babivuga. Aravuga ati uko bimeze kose amatora azaba. Rero hazaba izindi mbogamizi ziyabuze, ariko amatora azaba. Noneho twebwe tuje tutitaye ko azaba cyangwa atazaba, tuje
bakandida biyamamaza uko bivuga ugeze kuri president uriho nari mvuze ngo nari nerekanye imbogamizi ariko Tshisekedi ntabwo ari umukiranutsi cyane ngo tuhite twizera ibyo yavuze ashobora no kubivuga gutyo kugira ngo abantu bicare bazi ko amatora azaba yenda ku munota wa nyuma abihindure abazaza n'impamvu zivuga ngo kubera izi mpamvu twabyumvikanye n'abakandida tugiye gushiraho ikintu wenda cya transition gihuriweho n'amakusha atandukanye ibyo birashoboka cyane biriya yabivuga kugira ngo wenda akalme ntuze nyine opinion y'abaturage cyangwa se na opinion mpuzamahanga wenda abazi ko avuze ngo amatora yahagaritse baba bazi ko ari ugiye kubiprofita akazana induru hakiri kare birashoboka cyane ko ashobora kuzagira ariko noneho dusipoje ko amatora azaba reka tubifate gutyo njyewe mbona Tshisekedi afite amahirwe kubera ko aziba amajwi ariko aramutse atibye amajwi ariko kuvuga ngo ni amatora anyuze mu kuri batore mu by'ukuri sinzi ko ntiyaba n'uwa gatatu Tshisekedi afite amanota makeya mu gihugu hose kubera ibyo yasezeranyije abantu ko ibyo azakora muri manda ya mbere ntiyanakoze na 20%. Abaturage benshi baramwanze urabizi yageze ejo bundi za Kindu baramwamagana baravuga ngo bamushaka bazatora Katumbi. Rero ngiye nkumva habaye transparence amatora koko nyamatora akaba Tshisekedi ntiyatsinda ariko nta transparence ngewe ntegereje ishobora kuba hariya Tshisekedi n'ufite ubutegetsi n'ufite komisiyo electorale afite n'ifaranga mbese afite ubutegetsi mu ntoki azamanipira ku buryo ari uzatsinda afatiye ku kirindi nk'uko bavuga yes mbona ari ufite amahirwe kabisa. Hanyuma tuje mu matora igihe yaba nyine mu muco no mu bwisanzure abandi bakandida nubwo ari benshi bari bafite izina Katumbi Denis Mukwege Martin Fayulu mu gihe byaba mu muco no mu bwisanzure amahirwe haya njewe amahirwe nyaheza Moise Katumbi kubera ko Moise Katumbi muri bari abakandida bose ni ufite amateka nk'ameza igihe yabaye guverineri wa Katanga yakoze neza cyane bitanga umusaruro kandi abakongomani bose barabizi niyo mpamvu mbona niwe yabona amajwi menshi cyane haramutse yabaye amatora anyuze mu mucyo mu by'ukuri Moise Katumbi yayatsinda Mukwege nawe ni umuntu uzamutse vuba kubera ya Prix Nobel yahawe yakomeje kwizamura ariko nta mateka afite yatuma abakongomani bumva ko ari umuntu muzima uzabageza ku iterambere n'ibindi byiza nyine by'igihugu akazana imiyoborere myiza by'ukuri Mukwege sinzi kabisa ko nta majwi yabona menshi usibye nka bene wabo bamutora ahandi ntibamuzi ku buryo bamwizera bakaba bamuha kuyobora igihugu nka Kongo umuntu utarajya muri politiki na rimwe ngo babone ikintu yayoboye gusa ngo nuko yashinze biriya bitaro bya Panzi komeza gufasha abagore yego yagize neza ariko njye numva ari amateka makeya yatuma wenda atatuma abantu bamwizera. Naho Martin Fayulu nawe nta mateka afite nubwo yitoje ubushize ngo bakamwiba kuko akunda kubivuga ariko nta yandi mateka afite muri politiki ya Kongo ntazwi nta bintu yakoze mbese yashingiraho abantu bamwizera bakamuhundagazaho amajwi menshi. Yenda impamvu ubushize yaba yaranagize amajwi menshi nuko nta bantu bakomeye bari bahanganye nawe yari hanganye na Tshisekedi n'uriya Emmanuel Shadari kandi Emmanuel Shadari bamubonaga muri PPRD bari bayiharutse bayibona muri Kabila babona ari nka ya regime igaruka rero babura ni nk'aba mugabo bavuze ngo babuze undi batuma ngo bari we batuma babonaga byibuza ari paraporo ya Tshisekedi na Emmanuel Shadari bituma byenda zamuka kujya ariko kwitoza ari kumwe na Katumbi rwose Katumbi azamurusha amajwi.
ariko n'ubundi n'ibinagaragara mu kwiyamamaza kwabo bagiye tubikurikira mu bitangazamakuru ubona agace Felix Tshisekedi agezemo mu kwiyamamaza we ntiyerekana ibikorwa yerekana ibikorwa byo gupfobya ibya Moise Katumbi wa mugani nk'uko bivuze ko ahabwa amahirwe bigaragare ko amufobya ari ukumutinya atari uko afite imirimo mibi n'ubundi wabonye uburyo bamugaraguje hagati byabaye birebire cyane kuvuga kandidatire yemerwa wabonye urugamba yarwanye urugamba rukomeye uvuga ngo ntabwo ari umunyagihugu ngo ni umunyamahanga ibintu byinshi kandi umuntu wabaye guverineri kandi muri icyo gihugu kandi babizi neza ko bafite abandi benshi bameze nkawe bafite ababyeyi umwe w'umunyamahanga n'undi w'umukongomani n'abakongomani benshi bameze gutyo kandi bamara bakagira na za nationalite z'ibindi bihugu ariko uriya we byararemereye kubera kumubonamo umukandida mwiza uzagira amajwi bituma rero amurwanyiriza kure ahubwo sinzi uburyo yageze ntariye ntegereza ko Tshisekedi ahubwo azabyicuza ntiyari azi ko wenda ubona opportunité se yo kwiyamamaza hari igihe Imana nayo ikora ibyayo amahirwe ya Katumbi akaba nyine yaranyuze Tshisekedi muri humye agatsinda biriya by'ibyangombwa kuriya bamugaragazaga hagati akaba ageze kuri ya ntambwe kandidatire y'ikemerwa akaba atangiye kugenda yiyamamaza kandi warabibonye aho agenda anyura hose abaturage baramwishimira cyane kandi yanavuga ukumva avuga ibintu bifatika ashobora no kuzakora dore ko afite n'ayo mateka atari mabi yari yateje imbere intara y'Akatanga cyane mu by'ukuri agenda azamura mu nzego zitandukanye agaragaza nyine ko ari umuntu ushobora kuyobora Kongo akayigeza ahantu heza reka nanone bakunzi ba radiyo yacu Inoka Kivu News radiyo na televiziyo aho turi kumwe n'umutumirwa wacu umenyereye kuri Menya Amateka nanone turi mu kiganiro cyo gusesengura ku bijyanye n'amatora azaba mu kwezi gutaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakunzi ba radiyo tubibutsa gukora subscribe kulayikinga no gukora comment Bwana Munezero Willy tuje kuri komisiyo y'amatora ese uriya mugabo Bwana Denis Kadima ukuriye komisiyo y'amatora seni umona mu ruhe ruhande ni umuntu uri ku ruhande rw'ubutegetsi cyangwa se nk'uko abitangaza nawe kenshi yagiye avuga kuko amatora azaba mu muco no mu bwisanzure Denis Kadima ari ku ruhande rwa leta cyangwa ayoboye komisiyo yigenga n'ubundi tuzi ko komisiyo y'amatora iba yigenga ese koko mu by'ukuri irigenga cyangwa iri ku ruhande rwa leta ibintu byo muri Afurika Mubembe yaravuze ngo politiki irimo ikingo no kwesha bayita ngo ni komisiyo yigenga ariko ntibayigenga uriya ari ku ruhande rwa leta ni nayo mpamvu njyewe navuze ko Tshisekedi afite amahirwe menshi uriya azamwibira niko bigaragara Tshisekedi afite inyota y'ubutegetsi ntabwo yareka kuyobora manda ya kabiri rwose sinzi ukuntu bishobora kugenda ngo yemere haba amatora aciye mu muco rwose ngewe mbona uriya mugabo yamushizeho kugira ngo azamufashe kuyobora manda ndetse si n'iyi gusa nuko nyine Kongo irwaye irimo ibibazo byinshi yayangije cyane Tshisekedi bishobora kuzananirana ko akomeza kuyobora kubera kwangiza byinshi ariko yari afite inyota yo kuziyongeza n'izindi za manda uriya mugabo rwose ngewe mbona ari ku ruhande rwiwe cyane azamwibira amajwi uko byagenda kose tugaruke gato dusoza tugaruke ku ijambo umukandida Moise Katumbi Chapwe yagiriye mu mujyi wa Goma aho wabonaga yivuga imyato umugani w'abanyarwanda avuga kuko iwe naramuka atambutse yavuze byinshi yerekana nyine intege nke za mugenzi uriho avuga kuko nubwo babona M23 bakwibaza aho yavuye n'uwo yigejeje Kinshasa n'uwo basinyanye amasezerano ubwo wumvaga abivuga mu marenga ariko ari Tshisekedi avuga ariko nawe hari ijambo yavuze yerekana kuko nanone nubwo yaza ataza n'umuturanze nubwo yabivuze mu magambo ariko ubisesenguye wabonaga kuko yivuga ibigwa avuga kuko yazana indege zihambaye indege z'intambara
zabasha guhangana n'imitwe yose yitwaje intwaro cyane M23. Ati izi ngizi mubona yagiye akura ahandi, ati ni izi ndege zaje muri mize zikaza kubikwa zikaba amateka. Iryo jambo ryo ni iki wari tubwiraho? Iyo abantu biyamamaza baprofita intege nkeya z'abandi kugira noneho ngo akomeze yerekana ububi bwiwe cyangwa faiblesse. Mu by'ukuri Katumbi njyewe ntekereza ko yagerageza gukemura ibibazo biri mu gihugu, habe n'iriya ntambara ashobora kuyirangiza atanakoresheje n'imbaraga, kuko mu by'ukuri iriya ntambara iragaragara ko itari igoye guhagarara iyo Kisekedi aza kuba umuntu ureba kure kandi wumva unimenya intege nkeya ziwe. Hashize igihe kinini M23 uri musaba ngo baganire, akanga ibiganiro kandi adashoboye. Bamutangiye bagifata za Bunagana, aranga bita abaterorisite n'ibindi byinshi, none dore aho bageze bamaze hafi Goma naho bari hafi kwifata. Urumva hariya bari nibaturuka gato bagafunga umuhanda wa Minova, Goma yizigura kuko imihanda yose yigaburira izaba ifunze, Goma izavamo ndetse kandi baze kumifashwe n'ahariya bari biriya bice bya Rema twavuze Masisi Rucuru na Nyiragongo no kutira n'umujyi wa Goma. Mu by'ukuri urumva ashobora kuzatinda akaganira nabo kandi yarasabye bagatakaje inama. Numva iyo umuntu ureba kure no kwemera bakaganira, ibyo basaba si ibintu bikomeye akabyemera, ariko nyine yakomeje umutwe. Katumbi we n'umunyabwenge kubona ashobora kugerageza akemera bakaganira bakarangiza impamvu z'intambara no gucura ibintu byose bamusaba, gucura impunzi abantu cy'ibintu bigoye. Yasere gufasha yo kwitabaza n'amahanga n'iki bigakunda bose. Katumbi ibyisha niba ngiye kubona ari byo, kuko ni ibintu bishoboka. Ntabwo Kisekedi bamusabye ibintu bigoye bidashoboka, ibyo byose bishoboka. Iyo aza kuba ari umuntu ureba kure ngo amenye gupeza imbaraga ziwe n'iz'abamurwanya. Nkumva rero ibyo Katumbi yavuze njyewe numva atari ukwivuga imyaka, ni ibintu bishoboka ko yanabikora. Akabazo ka nyuma turangiza ibishanye muri Afurika n'ubundi uzi ko gutsinza amatora uze kwifashisha nyine imbaraga za gisirikare, bitewe n'igisirikare kimwegamiye kimuri mu bitugu, akaba aricyo kimuhesha cyane kuba yakwegukana intsinzi. Ubona ko Tshisekedi amaze kwigarurira igisirikare cya FARDC cyane yaginda muri se gashasha leta majoro mwene wabo. Yes, yarakigaruye rwose. Njyewe mbona biriya abantu bagomba kubesha gusigaye ubwira cyari cya Kabila mu gufasha. Njyewe simbyemera ko Kabila se igisirikare cya biciwe bakamubwira kuriya bamugize. Ni abantu nyine batekereza kwinshi, amanalize buri wese afite uburenganzira uko abyumva, ariko igisirikare yarakigaruye. Mbese amatora azaba ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12, kugira ngo haraburamo ukwezi n'ibyumweru biburamo cyuzuye neza. Hanyuma akabazo ka nyuma n'ubundi, uburasirazuba bwa Kongo cyangwa se abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ngiye nama watanga nk'aho batora mbese cyangwa baramutse bagira amahirwe yo gutora, dore ko ahantu bari henshi nyine ari begeranye naho harimo katashobora no kutazatora, ariko nibatora bazatore muri Katumbi. Niba kugaragara ko yahindura ibintu. Ku bijanye n'iby'ivangura Moise Katumbi n'ibiti vangura amoko, benshi bagiye biyamamaza nka Martin Fayulu kwiyamamaza kwa manda yashize yagiye avuga ubona yibasira avuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko ngira ngo Moise Katumbi Moise Katumbi rwose abamuzi cyane bavuga ko nta bintu by'ivangura agira.
icyongeyeho ni victime wabyo nawe bavuga ko ubwenegihugu bwiwe nyine buri duteze yabaye victime nawe iryo vangura ntekereza ko ari mu bantu bashobora kurirwanya bakarimara kubera ko ryamugizeho ingaruka yarirwanya rwose akarimaraho njyewe mbe mubonamo. Urakoze cyane mutumirwa wacu Bwana Munezero Willy, turagushimiye ku busesenguzi bwiza uduhaye ku bijyanye n'amatora. Turagushimiye, reka dushimire we wadukurikiye, tubibutsa gukora subscribe, gukora comment na share no kulikinga ibiganiro byacu kuri radio yacu. Nakagaruka mwari kumwe na Kagege Marcel nijoro uyoboye ikiganiro. Mugira ibihe byiza.